kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 12 Kamena mwaka wa 2025, ku wa kane iragira iti ubutinganyi ni ikizira ku Uwiteka. Ubutinganyi ni ikizira ku Uwiteka. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 388 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti tunganira Imana ubudasiba. Turangiza dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye.
haleluya, haleluya, haleluya. Tunganira Imana mwene data ikuyobore, nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu ntiyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shoboja. Tunganira Imana, tuza umutima mu byo ukora byose, wihutiraho jya wumvira umwuka, wiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu mwene data. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abalewi ibice 18 umurongo wa 22, turangiza dusome kuri 20 na 13, duherukire mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo 26 tugeze kuri 27. Abalewi ibice 20 umurongo wa 13 haravuga ngo, Abalewi ibice 18 umurongo 21 haravuga ngo, umurongo wa 22 haravuga ngo, ntugatinge abagabo ni ikizira. Ntugatinge abagabo ni ikizira. Ntugatinge abagabo ni ikizira, cyangwa se mu magambo, umugabo cyangwa umugabo ntibagahuze imibonano mpuzabitsina, ni ikizira. Cyangwa se umugore n'umugore ntibagahuze ibitsina, ni ikizira. Ibice 20 mu Balewi umurongo wa 13 haravuga ngo, umugabo natinga undi, bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umugabo natinga undi, bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Some urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo 26 kuri 27. Haravuga ngo, nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubwambanye no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano, n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa ku izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda babo, n'intababarira, nubwo bamenye iteka ry'Imana, kuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa. Uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Imana idufashe kandi itugirire neza. Imana yaremye umugabo n'umugore, ntabwo ari injiji. Iyo iza kubona ko atari ngombwa, yari kurema umuntu umwe w'igitsina kimwe, umugabo wenyine, aho kurema umugore. Ijambo ubutinganyi cyangwa se ababana bahuje ibitsina byatangiye kera, aho iyi mibanire inyuranye n'ibyanditswe byera yaje gutuma Sodoma na Gomora harimburwa, Imana iharimbura. Muri iki gihe iki cyaha
kimaze kugenda gisa nk'aho cyezwa ndetse gishyigikirwa, gishyirwa amategeko amwe n'amwe y'ibihugu bimwe na bimwe, yemwe n'amadini n'amatorero amwe n'amwe, bagerageza kumvikanisha ko nabyo bishoboka, ari uburenganzira bwa muntu bw'amahitamo ye, nyamara ibyo atari byo Imana yagennye, cyangwa se n'ibyo Imana yaba yarashyize mu muntu. Hano icyo umuntu yavuga nibyo, kuko Imana yashyize imbere y'umuntu amahitamo abiri, ubugingo n'urupfu, ubwo abantu benshi bahitamo kandi bakemeza ko ubutinganyi atari icyaha n'ikizira k'Uwiteka. Ikizabuza, nubwo abantu bahitamo ko ubutinganyi atari icyaha n'ikizira, Uwiteka ibi ntibizabuza ukuri kw'ijambo ry'Imana gukomeza kuganza no gutegeka. Igitabo cy'Abalewi ibice 18 twasomye murongo 22 haragira ati ntugatinge abagabo ni ikizira, abomination. Abaroma, Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere murongo 26-27 hatubwiye ngo, agira ati nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyoshywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiye kuyoba kwabo, kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Muri iki gihe tugenda tubona aho umuhungu abyuka nimugoroba ati ntimuzongere kunyita umuhungu, baye umukobwa, n'umukobwa nawe ati baye umuhungu, ndetse ntibatinya no guhindura n'imyambaro. Usanga umuhungu yiyambitse imyambaro ya gikobwa, umukobwa nawe akiyambika imyambaro ya gihungu n'inyifato zitandukanye. Hanyuma wabaza abashinzwe gukurikirana inyifato y'abantu n'abandi, bakinumira ndetse bagatinya no kubikoraho, kugira icyo babivugaho. N'iyo bavuze bati ni imyumvire, n'iyo bagize icyo bavuga, bagusobanurira ko ari ibyiyumviro byabo kandi ko ari n'uburenganzira bwabo, ko ari nako baremwe. Igikwiye gusobanuka hano si uko ariko baremwe, ahubwo ni amarari y'ubusambanyi ndengakamere yamaze kuzura mu mitima y'abantu ikabarenga. Ni ngombwa kubwiza abantu ukuri, kubwira abantu ubutumwa bwiza. Abameze batyo bakamenya ko hari ubundi burenganzira bwiza kandi bufasha umuntu kubohoka kuva muri ubwo bubata bw'ubutinganyi, muri ubwo bubata bw'ubusambanyi ndengakamere. Abameze gutyo ko na Yesu Kristo yabapfiriye nabo, kandi ko yiteguye kubakura muri ubwo bubata bw'ubutinganyi cyangwa se ubusambanyi burenze urugero. Ntabwo baremewe kuba imbata z'ibyaha, ahubwo baremewe kuba ab'umudendezo nabo muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye kubw'iri jambo duhaye, tumenyesheje ko ubutinganyi ari ikizira kuri wowe, ari ikizira iteka. Uduhe imbaraga, tweretse abafite icyo kigeragezo cyangwa se babaswe n'ubwo butinganyi, babaswe n'uwo mwuka w'ubusambanyi ndengakamere, nabo ubashe kubabatura, ubakure mu magana menshi y'abanyabyaha, nabo ubashe kugarukira izina ryawe. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze. Amen.
mwari kumwe nanone uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, dufire kugira umunsi mwiza. Shalom shalom, ndabakunda.